kugira ngo ibi bintu babyitonde bamenye ko turimo gukorera mu bihe bikomeye kandi satani yamaze guhagarara ari maso ku buryo abantu benshi bashobora gutekereza ko ngo ibyo bari gukora ari iby'Imana ariko nyamara akaba atari abakozi b'Imana. Mama Lionel kimwe mu bintu byambabaje ni ukumubona ari mu rusengero kuri alitari avuga ubutumwa ariko bwiza bwa Yesu Kristo ariko yambaye iniforume y'abarangi. Byarambabaje kubona umuntu uvuga ati nge ndi pasiteri misiyoneri navuye mu Rwanda naje hano muri Zambia naje kuvuga inkuru nziza y'agakiza ya Yesu Kristo ariko akaza yambaye iniforume iniforume y'abarangi. ngayo nguko abantu baragira bati se ntabwo uyu muntu asobanukiwe iniforume y'abarangi imyambaro. Twongere twibutsa abantu ko impamvu yo kwambara iruta kwambara. Kandi twinjiye mu kiganiro cyacu dusuje inshuti zacu abavandimwe bose mugubwe neza. Nabyumvisha ubwo nyine nuko twinjiye turashaka kuganira namwe bene data mwese mudukurikiye. Impamvu yo kwambara hanze aha ngaha hari abantu nyine batubwira ko ari abantu bakomeye ngo mu bintu by'umwuka ngo amavuta yabo yazamutse ageze hejuru aribo bari mu birere nyine. Usibye ko nyine tudasobanukirwa ibyo birere kimwe ariko hari abantu buriya bakubita icyumvirizo bagahita bamenya ibyo birere ibyo ari byo. Robert, impamvu yo kwambara kwiruta kwambara wanyemereye nkamanza ngasoma ijambo ry'Imana risome rwose. Abami ba mbere ibice 3 ndahera ku murongo wa 19. Haravuze ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari isinziriye amuryamisha mu gituza cye. Wa undi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana sanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Babivuga batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati yemwe. Umwe agira ati umuzima niwe wanjye, uwapfuye ati n'uwawe. Undi atakagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Twanete niwe wanjye. Umwami ati nimunzanire inkota, barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari wapfuye amufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mu mwihere w'imwica nubwo bimeze bityo. Ariko undi aravuga ati oya, ahubwo wamucemo kabiri, homba ni homboka, mubure nawe umubure. Umwami ahera akategeka ati uwo mwana muzima nimumwice na hato mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Ngo rubanza se ko numva n'ubundi 2026 mu kwezi kwa gatandatu uyu munsi Kigali hari induru z'abantu bahuye n'ikibazo gikomeye. Umwe yarasinziriye aryamira umwana we, umwana arapfa. Ahita avuga ati ngewe icyo ndakora no guhindura imyenda gusa cyane, ariko ndaguhindura ndatwara umwana muzima. Hari akantu kancekeje ngo wapfushije yabyutse kare, yarazindutse undi agisinziriye. Abati
arebye basanga byarangiye amafaranga narayafashe ariko karakarangiye finite rimine Gatuti nakagiyeyo nanjye Dubai naragiye urukumva Nigeria nagiyeyo mu ihembe baransutse tayari ati kankwereke ikintu nkora ndafata umuzima bapfushije mwagiye guhamba mukareka kuza kwiba mwajyanye abantu banyu mu marimbi bapfuye mwajyanye abana banyu mu marimbi ibintu byanyu none urasamba ukanaza ko kutweka ngo uyu mwana ni muzima wambaye imyenda y'abatinganyi uyu mwana ni muzima gute yagizwe muzima abaye muzima uko biza akiri muzima wambaraga gutyo umwana akiri muzima koko wambara gutyo iyo myambaro ni iy'abazima ibaye ibitabapfu gute hari ibintu bibiri ngiye kuvuga bikomeye tubonye umwami yitwa nde yitwa Salomo Salomo bisobanura umwami w'iki w'amahoro tubonye afite iki tubonye afite inkota isobanura iki ubutware ijambo ry'Imana yego uyu munsi Bibiliya iravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhora udafite uwo mwana nta kintu Masenge unyemerere uzakora ikiganiro cya kabiri uvuge ku bariye abana babo uyu munsi ndi kuvuga ku babaryamiye tuzagikora pariti ya kabiri hari urubanza rw'abagore bari kuburana abana kandi umugore asobanuye iki itorero noneho urubanza rw'abana rero harimo uri umwana asobanura umwuka wera hari umuntu wafashe gahunda avuga ati njyewe uyu mwana ndamuryamiye kandi igitumye murambararaho uri kumva igitumye murambararaho uri kumva nakamanuka mu muhogo gihe twagiriye abazima tuguma tugendana n'amaguru na Dubai nta muntu wazi nta muntu nguzi ibintu ngo byikaraga ngo ndamuryamira tu uri kumva ngo amaze kumuryamira abonye yapfa avuga ati oya abantu babonaga mpetse bari banzi umwana cyatumye muryamira ikigaragara impamvu yo kuryamira umwana ni nyinshi uyu mugore ashobora kuba yari yasinze cyane ndazirana n'inzoga nderega ngo hari abatibe bari abamaraya hari abamaraya bigize nyine hari ukuntu Yesu yirebera umuntu akamukurayo avuga ati reka nkurebe nubwo wari ikimaraya ukubita umwana fata umwana turebe ko wahinduka urumva ateka reka Yesu akaba mukubisa umwana akamubwira ati reka ndebe kubwo buraya wabugabanya turama umwana nisindiye ntabwo nakareka hanyuma dore ikibazo ahantu kivukira iyo abantu bamaze kuryamira abana babo bahita bavuga ati roba ndafata uwa roba umwana wawe ngomba kumufata wawe n'uwapfuye wawe n'uwapfuye tanga amatangazo ati roba yarapfushije ati bari abantu mubona bakora kuri YouTube barapfushije twebwe bazima nitwe dukora mu nsengero nitwe twabyaye abafana kimenyi muzara y'abafana dufite muzana twitegeze murebe abantu bahurura baje kureba umurambo nabaza kureba umuntu wabyaye umwana muzima ni baba bangana uzitegeze umurambo barawuhururira ega n'inzira ziba zitandukanye igihogere ifunganye ijya kurebwa ubundi ikintu kizakubwira ko umuntu umwana we yapfushije nk'uko amasazi ahururira umurambo cyane niko n'abantu bahururayo pikare na susa ati ni muzi wacu ni muzima tumuburane tumuburane mufata amabuje hariya baravuze ngo yarapfuye mufata amabuje mwambare n'ibintu by'imikara tugira utuntu twikora apfate tubereke ni muzima ariko nkunze uyu mwami w'amahoro aravuga ati muzane inkota ubundi inkota niyo ihita yerekana umwana muzima inkota bundi inkota igaragaza nyiri umwana muzima urukumva nyiri umupfu inkota ije ubundi inkota itaraza
basengesha inkota itaraza uri kumva bose abana baba bavuga ati n'uwanjye undi ati n'uwanjye ariko uzi ko ari rwo rubanza rwa ndanze ruri hano ariko ubundi ubwo muba mwumva umuzima nimwe mufite umuzima gusa turazana inkota katuzana inkota maze turebe ko bitaraga oya uriya zisi uri umuntu uburanya Rwanda ko yazindutse kare arabanza akavuga ati rero niba ibintu by'inkota iziri hafi hano mukureho mujugunye kure so nkota ntabagome wabona ari nayo bakoresheje banyicira umwana mujugunye kure izi nkota muzikura mukuranga nimugirane nese ntago wamenye ko yego kugira ngo nyine abisirayeli bazafatwe mateka bazati ku gicaniro nitwe tuzajyayo nitwe tuzanavome kugira ngo inkota babanze bazingize iyo bajyanaga ntibayigaruraga harya umwe bakubise inkota bamusasiye bamwitane kwa Sisera bagahinguranye ati mubanze mwigizeyo nese ugira ngo hatari mami ubasomeye ushinzwe kubabwira ko nyine ari ufite umuzima cyangwa by'inkota oya kareko ntumubaze imirongo matyazo ntumubaze agende gake wabona byishimo beshyeye mama Lionel ntago yaba yarambaye gutyo bati umwana umwambika atya ntago yabitinya ntago cyangwa uhamugane tutekereze ko yamubeshye tutegereze nyiri inkota mu minsi mike yarabivuze ngo nzafata intama mfate n'ihene nsepare ati mujyanga iburyo ko zizavuga ko umwana yari uwanjye ukizi ibumoso ko numvaga ashaka ko tugabana homba nihomboka aha inkota ije rero inkota ije Salomo bati mumereze uwo muzima nawe ubwo urubanza rwahereye kwa nyumba ninjye umenya muzamuka ku kagari biranga murazamuka mujya ku karere niko shaka murinze kugera mu rusesamanza nimuzane inkota ariko buri abantu bazi yuko hari bapfuye kugera kwa Salomo uru rubanza rwahereye kuri mudugudu no ku bakuru b'umuryango umwami apfa kugerwaho reba igihe twahereye tubabwira ati abantu baryamiye abana n'ubu basigaye babyambarira twavuga ngo abantu baryamiye abana ariko umwanya w'amahoro buretse bwaba bwatiriya mirabyo nta kintu umubonamo ati wapi dekorasiyo wapi ibitereko by'amatabaza wapi iriya myambarire kwambara ko kwambara bitaryoshye kurusha impamvu yatumye umuntu yambara ubundi umuntu nujya ubona umuntu yambaye ujya umenya ibyo akora mbere yuko yambara byaciye mu mayerekwa ntacyo bibabwiye bica mu bahanga nta kintu bivuze bicaye mu ijambo ry'Imana byaranze muri gushaka kumva noneho Imana igeza iravuga iti reka nkora akantu kari buze gutuma bakanguka basi mu maso ugiyemo wese ahita ahwera nabwo nta kintu urubanza rwaranze kuri guverineri biranze ubundi abantu b'iki gihe murashaka iki murashaka ko nyiri umwami yizira n'inkota ye aratoke nta kibazo njyewe ntabwo byanyobera mfite akantu karagaragaza umuzima n'uwapfuye kuri njyewe ntimugire ikibazo ni ukumukatamo kabiri bamuze ati mumuza pfa kuvuga ko bakatamo kabiri mubage twese ubundi wamuryamiye atavuga ati kata homba ni hombo katazajya agenda ahetse ngewe ntazajya mbona roba nk'ubwo utagiyeyo batayaguhaye mwese bavuga ko mwabangiwe mufunge byacano byabo babise mubikureho twese duhombe bantu bacu ntimuboheze amafaranga mubamanure mugire mubikubite kopirayiti mubirangize urumva ariko ngo nyina w'umwana avuga ati wapisha nacyo mumuhe amubunga nimubabungane nta kibazo mujye mubabungana ahantu nta kibazo na za Canada n'ahandi hose mugende mwirwe mubungana abana bacu mubahetse muvuga ko abanya ari bo bazima mubajyane ntacyo twarabyemeye
twarabyemeye nta kibazo aho kugira ngo tumuhombe mubungane ariko buretse ubwo bayobeye iwanyu kubera uwacu mwitije yego buriya rero uzi kugira ngo uba uhetse umwana w'umutirano bikiri mu manza abantu bose rega bayanuye rega ikigaragara wa mugore uriya mugore atwaraga utari uwe heze nyine nawe urabyumva bati disi ndebe uriya muntu ahetse umupfu buretse imbere inkota izi bizasobanura buriya hari ahantu tutari twagera hari ahantu tutari twagera ubwo mutangiye kuza mwambaye amabara y'abatinganyi inkota yaje uri kubona nyine nawe uhita ubitekereza urugendo rwo kuva mu buca singeka ko uriya bamushyinguye uko byagombaga kuzamuka paka otobusi yagombaga gukorwa ku bana bombi kugira ngo hamenyekane nyina w'umwana rero tekereza nyina w'umwana muzima ahetse uwapfuye bamuhagitse masenge ntabwo ubu ngubu umwana duhetse si bamwita umupfu kandi ari uwo batuguraniye uzi iyo bari kutubwira ngo turi abanyeshyari cyane ibyo bitwererano muri kuduha mwatwaye ibyanyu igihe kirageze buri muntu wese bamuhereza uwe uwapfushije se disi twarabahekeye tubatwarira umwana wanyu yarapfuye ati yo Robert wavuye mu itorero turamuhetse ariko turi kujya gushaka umwami w'amahoro buretse nitumugeraho tukazagatisha nyine umwana ndamubonye tuvugishije ukuri Salomo yaciye urubanza aravuga ati nyina w'umwana n'umufitiye imbabazi mwebwe iyo murebye nubwo bamwitirirwa nubwo babona bamufitiye imbabazi tuvugisha ukuri koko uyu mwana bahetse nubwo wenda uca imanza tataramugeraho ngo muvugisha ukuri n'iyi myambarire muri kubona koko uyu mwana ubu bamufitiye imbabazi twemere ko uwo turi kubereza yapfuye koko uyu mwana muzima bari kubungana mu baguverineri koko mu bameya bamufitiye koko bantu mudukurikiye uyu mwana mubona bamufitiye imbabazi iyo ukurikije ibintu bibera muri Yorodani uyu mwana mubona bamufitiye imbabazi iyo mubahamagaye ngo babasengere uyu mwana mubona bamufitiye imbabazi mwamwe mwahamagaye bakaza umwana baramuhetse pe ndabona baranamuhekanye n'indege cyane rwose koko mukurikije ibyo mwabonye nyamara uyu mwana ubafitiye imbabazi ko nyina w'umwana ari umufitiye imbabazi iyo mwitegereje mubibonye neza mubona bamufitiye imbabazi Bibiliya iravuga ngo mwisangira ryabo ngo bigaburira ntacyo batinya yego ari indege twihere ibyo by'ubugingo se twamenye ibizaza ryari ntabyo twitayeho bari abazagume hariya buriya butumwa bwabo butatuma bagira icyo bibonera babugumane bonyine nzahare harekere mwe muduhe byamutera inzoka muduhe umwana yahitwa mutwihere ntabwo ibyo bitureba mubona bamufitiye imbabazi cyangwa nubwo tugenda iyo mukurikije ubutumwa buri kuvugwa n'igihe tugezemo mukabona ubutumwa buri kuvugwa na bariya bantu mubona bamufitiye imbabazi cyangwa iyo mukurikije ibyo babasaruye ibyo muri gutwara mubona bahetse umwana nk'abamufitiye imbabazi cyangwa reba kubona uhetse umwana ukabona impiri iri kuza cyangwa icira ugategaho agatwe ncira doma hano mubona bamufitiye imbabazi senye isoza ikiganiro hari ibintu mbona mwana uri kumva umva agahinda karanyishe nta nubwo tuba turi guseka hari ibintu mbona nk'abakomana ubu koko uzaza umareho uzaza ukureho aya makuba yose abo ku bwa ntabwo baravugaga ngo twirire twinywere n'ubundi nta myaka 100
muze twidinisize twirire igihe umuntu atangiye ari guseka yego baravuga ngo umuntu aseka umubabaro kugira ngo ni umunezero mwana aba bantu twaragendanye bagifite abana bazima itabona barabaryamiye ngo twagendanye bafite abana bazima usibye ejo bundi bafashe umwanzuro wo gucunga basinziye bakazinduka bakaza hari wenda turi kugana ku musozo kandi nyine ubwo wibutse byinshi ubu mba nekereje niyo mpamvu umuntu wapfushije buriya akenshi ntabwo habaho ibyishimo njye mubona aba bantu baza bavuga ngo turacyafite abana bazima umwe yaranditse aravuga ngo yewe ikintu cyazanye bice muri ryo sha karisuzuguza wabona hari n'umubaba ati ndakwambika kuko ntabwo gutega indege nicyo gikomeye kurusha kwambika cyane ariko reka nkubwire mbabwire twe dushinzwe guca imanza n'izo ku mateni n'ubundi murandika ariko abantu benshi baryamiye abana babo barabaryamiye no gushiramo neza kandi banga kuzibukira ngo bajye gushyingura bati woya we twari turyohewe no kwita kwa babyeyi burundi buriya inda iyo yabyaye iba yabonye opportunité yo kurya yahamagara buri mugabo wese babonanye ngatumye umwana n'uwawe twita bari kurya abafite base magana ngahe noneho rero iyo avutse kumva ngo yapfuye noneho hariho umuryamiye ntabwo yahita abyakira abati se base koko ko aribo narindi kuriraho noneho ko narindi uhutse imbeho ya hariya ko najyaga ku gahinja base bakohereza abo nitiriye base ndabigenza gute bagahita bajya gute bajya gushaka uwo batorotira abazima uzi akantu nari nshatse gusorezaho nuko nyine habaho risike yo kurara mu cyumba kimwe n'uwapfushije ufite uwawe muzima habamo ibyago byo kurarana n'uwapfushije uwawe ari muzima undi ni ikibazo gikomeye wibeshye urangaraho gatoya mbere cyane ubu ngubu hari abantu baryamishije mu bituza byabo harimo abapfuye kandi ababo bari bazima rega hari n'igihe muryamishamo ntugire n'ubushishozi ukabyiyakira wowe ukajya gushyingura wakajya mu gukingiza uyu ni uko yagize amahirwe akabatindagera ku mwanya bati ndaburana urwanze njye ndabizi ko umwana ubu hari abagiye gushyingura hari abahita bajya gushyingura da babariye aho cyane kadusoze mukizabe hamwe namwe turabashimiye kubwo kudutega amatwi mwuka w'Imana akomeza abahishurire bantu murebe ibyumba muryamyemo murebe abantu muri kumwe nabo nimba abana babo ari bazima n'ibyanga muzarindagira mwirukanka cyane bahetse abanyu bazima mwebwe mwagiye gushyingura bazajya gukingiza mwagiye gushyingura tuvuze ibintu bikomeye ariko nanone kuko ariko gahinda dufite kandi uru Rwanda nze ruri hanze hatwirwa tuburana singiye inkota mwafashe inkota ko ari yikemura byose inkota iryayiboneye ni ijambo ry'Imana muryemere mwese niryo ribakiza muryizere mu mitima nibwo muzatsinda Imana ibaha imbaraga murwana intambara umwami ni ubigisha kunesha abanzibe mukomere cyane mugiye kunesha ikiganiro cyananiye mba ndi kureba akomana abo bantu kuko babambuye abana babo barangije barababahekeje cyane abantu bahetse ababandi da nibo bari kurizanya indege nibo bari kugira za gute nibo ngo bari kuzamura babandisha ababo bare cyane reka dusoze ubu kuko abantu benshi bahetse abana b'abandi cyane niba iyo babagendana
y'abagendana babo tukaba turi kubayagira tugiye gutabara basi ariko ntibaheka babandi abari bafite abazima kubera ikosa rikomeye ryo kurara mu cyumba kimwe cyonyine, kurara mu cyumba kimwe ufite umuzima n'uwapfa ngo ntaribi ngo gareka ngo buriya ngo twese ngo turakijijwe ngo turi kujyayo. Sawa uwapfa fata uwawe nawe apfa kandi nese ugira ngo azaryama rimwe uko aryamye agomba kuryamira akana ubundi bitotsi byabo bishira ari uko gapfuye kandi uko gapfuye bahita bajya kureba akazi gapfa bajya kureba gapfa bajya kureba kandi ntibashobora kurara mu cyumba cyabonye reka baryamanye n'umupfu agomba gushaka cyane rwose ngawe nguko turabashimiye reka dusoze ikiganiro cyananiye n'ukuri nabibonye nyine wahise ujya ahandi hantu wumva ntekereza ukuntu abantu bashobora gufata abana babo bakabaryamira bamara kubaryamira bagaheza bati bungana umupfu cyane rwose bungana umupfu kandi ujya ugenda ubabwira ko ari muzima cyane. Ndasoje Imana ibahe umugisha.